Tenga neza Rashid ahereza Mugeni Fabrice. Mugeni Fabrice agiye Mugeni Fabrice. Mugeni Fabrice ku ruhande reka turebe. Aragiye Claude! Kitaba gitsinzwe na Nkanu. Alex ufungwa amazamu. Kitaba cyiza cyane umupira utazwe na aho yikuye. Tanga centre nziza. Sanga Taberunera ahagaze wenyine. Kaze mwereke yuko nase guhaha ashira umupira mu rushundura mbara ira batakaje duel ari hagati nibyo Rashid yakina fawa inde yakina na mugenzi we playmaker Fabrice atanga assist kwa Innocent Twagirimana yes Twagirimana kanani kanone zaria Fabrice atanga kanwaria Innocent nibyo aza gukeba kano asa ahantu yarahagaze wenyine nibyo navuga ntiyatabona umupointa aratsinda ibitego byinshi cyane hanyuma nanone kuri Bokota na Bama nawe sinzi impamvu umupira usubije inyuma Kikunda tanga ku ruhande wa Valer ahereza kana mugire Moses tanga agati mu kibuga kwa Barengako pira kwa Bokota yinjiza kanu hari yakati kutoka huko Kisangani mwana mboka anatikisa wavu kuipatia timu ya Zanzibar wala kusawazisha. Wamecheza vizuri kugangana pasi nitwariho tuvuga pasi nziza cyane kana mugire ahereza mugire Zaria ari Murunda atanga pasi Bokota kina neza noneho François ati amakosa na nakoze rekanze yakosore igitego kirubakwa igitego cyiza cyane igitego kirubakwa rwose Emena gole maridadi kabisa Bokota ni goli lake la 4 Bokota Alabama kabisa aba ni dance ariko gomba kuba ariyo bakuye muri Malekesa bameze n'abakina Majambere dégagement itabaye nziza igarukira hagati mu kibuga pira ukimwe yariya arawufite hariya Suleiman Mudei Bokota Alabama Pavic tinzi igitego cya kabiri hano Suleiman Mudei kinyeneza nura musore Kikunda ashira mu izamu hariya abafana baraguruka pasi nziza cyane aya rero niyo amakosa twavugaga coach yiriya Liberté numérique yatewe na Ndori Jean Claude ndumva abantu bifite gutakuza ana Fabrice pira nawe imbaraga yakoze cyane uyu munsi navuga ko pira barawukinariya Suleiman Mudei yarinjira tanga kanu ku ruhande Bokota ibyo twavugaga ko il est toujours présent kabisa il est toujours présent kabisa nige twavuze tuvuga mbere agume hariya ibyo navuze ko ibiryo biri ku meza ntabwo ari ahandi navuze mu giswahili ngo babyumva neza buriya wengi wamesema chakula kitamu kinaliwa kwenye meza au mezani wamemwekea chakula kwenye meza kweli sio kuri decoder Azam TV wasanga amasheni arenga 140 igurire decoder Azam TV hamwe na antene yayo y'igisahani ku mafaranga 25,000 yonyine ushobora kugura ifatabuguzi rya Azam Pure ku 3,500 gusa ku kwezi hari kandi ifatabuguzi rya Azam Plus ku mafaranga 4,500 wakwigurira kandi Azam Play ku mafaranga 6,500 mwaduhamagara kuri 0728502002 Azam TV imyidagaduro kuri bose.